ndongeye ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho ngiye ukibategurira nkanakibagezaho ndi Kedrick. Kuri iyi nshuro abafana ba Rayon nimuze kujya kure, tugiye kuganira byinshi muri ekipe yanyu. Icyo musaba ni ukuba uri hafi cyane kugira ngo ugire byinshi usobanukirwa. Niba utarakanda subscribe tayari menya ko washikanwe. Tumaze iminsi rero twumva amakuru agiye atandukanye muri ekipe ya Rayon Sports, aho bagiye bashaka abakinnyi mu bihugu bigiye bitandukanye, haba hano muri Afurika ndetse no hanze, dore ko bagiye muri Uganda bakajya gushakirayo abakinnyi ndetse babonayo abakinnyi bagera kuri 2. Bajya muri Tanzania bashakayo umukinnyi, bajya muri DRC Congo bashakayo umukinnyi, bajya muri Congo Brazzaville ndetse bakomezaho bajya na hano muri Turkiya gushakayo abakinnyi. Bivuze ko iyi ekipe yashaka kwiyubaka ku rwego rwo hejuru, ndetse dukurikije nuko bamwe mu bayobozi bagenda bakomeza kubitangaza. Bivuze ko bari bakeneye abakinnyi bagera kuri 3, ariko bari bameshoninze ibihugu bigera kuri 5. Urumva ko kugira ngo ubone abakinnyi 3 mu bihugu 5 ni ibintu byari bigoye. Hagombaga gukorwa icyo twakwita nka test kugira ngo barebe ese ninde ushoboye kuba yajya mu kibuga cyangwa se ninde ukwiye kuba yagurwa. Niho navuga ko baje nko kujya muri Uganda, aho baba babonye abakinnyi bagera nko kuri 2, ndetse bose bakaba baraje muri test. Twavuga nk'uwo bita Viana Sekajugo ndetse n'uyu bamwita Fahad Bayo. Aba bombi baje muri test ndetse baza basanga abandi bakinnyi bagera kuri 3, baba 5. Ku munsi w'ejo rero nibwo bakoze test ngo barebe ese ninde ushobora gutsinda iri geragezwa. Biza kurangira rero amakuru atangajwe nuko aba bombi ubundi nta bintu birenze bashobora kuba batanga muri ekipe ya Rayon Sports. Murabizi neza ko uyu Fahad Bayo yari yazanye n'uwo twakwita nk'umushinzwe mu bintu bijyanye no mwigurishwa. Bari bagiye mu biciro bigiye bitandukanye, bagirana amakontrakt bashaka kugira ngo babanze buzuze, ariko nta test icyo gihe yari yagakoze. Biba ngombwa ko bizira hano i Kigali kugira ngo ibyo bintu bari kuganira koko barebe niba uyu Fahad Bayo akwiye koko aya mafaranga. Baje gusanga rero mu byo bari bumvikanye, bundi bari bumvikanye ko uyu Fahad Bayo agomba kujya abanza mu kibuga, ndetse bakaba basinya n'igihe gitoya yazabona nka ekipe akaba yagenda. Bityo Rayon Sports irareba ibona nta kintu ishobora kuba yaba yamufatamo, barabanza bakora test. Mu gusanga rero ibi byose Fahad Bayo mu byo bari bamukeneyemo byinshi muri byo ntabyo afite, baza kwemeza ko ibyo kubanza mu kibuga byo ntabyo, ari ukuza nawe akaba yakompita n'abandi akareba niba koko ashobora kuba yabanza mu kibuga. Ni byinshi rero uyu muyobozi wa Rayon Sports yaje kuba yatangaza. Yavuze impamvu bakoresheje iyi test cyangwa se nk'iri suzuma kugira ngo barebe niba koko umuntu ashoboye. Impamvu yatanze, yavuze ko ekipe ya Rayon Sports ubundi ari ekipe y'icyitegererezo, buri mukinnyi wese aba yifuza kuba yajyamo, bityo twavuga ko ari nka ekipe izamura impano. Muri ubu buryo wenda umuntu wese yabyumva. Yavuze ati ntago ushobora kuba wazana umukinnyi utabanje kumenya uwo ari we kugira ngo ube wanamwongera skills cyangwa se wamwongera ubumenyi, ndetse agira hava n'ahajya. Yakomeje avuga ati dukunda kwakira amatelefoni menshi cyangwa se twakira ama SMS menshi y'abantu bifuza kuba baza gukina muri ekipe ya Rayon Sports, dore ko ari nayo ekipe ikunzwe mu Rwanda cyane, niyo ekipe ifite abafana benshi. Rero nka ekipe ishaka kuba yatwara ibikombe cyangwa se ishaka kwitwara neza ikanagaragara neza, dore ko mu myaka yashize nk'imyaka nk'itatu cyangwa gutyo iyi ekipe itakubashije kuba yakitwara neza ngo ibe yatwara ibikombe nk'uko ubundi bikwiye. Rero kuri iyi nshuro ni ibintu
barimo barashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo barebe niba ese iyi ekipe yasubira nk'uko yahoze mbere, yasubira nk'uko mbere yatsindaga ama ekipe ndetse ikaba yanatwara bimwe mu bikombe bihatanirwa inaha iwacu mu Rwanda. Uyu muyobozi rero yakomeje avuga ati nta kindi dukeneye twebwe ni ukuba twazamura impano z'abato ndetse tukaba twanafasha bamwe mu bakinnyi, ariko twabanjije kureba niba koko abo bantu babikwiye, kuko ibi byose biba mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo wafata umukinnyi udashoboye kuba yagira icyo atanga ngo umugure byinshi, dore ko amafaranga muri ekipe ya Rayon Sports akunda kuba ari make. Bivuze ngo baba bakeneye umukinnyi ushobora kuba yaza akaba yakemeza abafana, ndetse abafana bakaba benshi kuri stade mu buryo bwo kugira ngo binjize n'ako gafaranga gatubutse, babone uko bahemba bya maprime ndetse n'ibindi byose bikenerwa muri ekipe. Ni ibyo ngibyo ubundi uyu muyobozi yaje kuba yatangaza, yemeza ko aba bakinnyi rero hashobora kubonekamo bake, ndetse byaba ngombwa ntihagire n'umwe ubonekamo, dore yuko twavuga ko muri iki cyumweru bari gutangaza kuba barimo barategura kuba bakerekana umwe mu bataka bakenewe. Hashobora kuboneka izina rishya, dore ko hari n'undi mukinnyi wari wageze muri iyi ekipe bamwita Innocent. Ni byinshi turaza kuba twareberamo ku munsi w'ejo muri ekipe ya Rayon Sports, n'andi makuru yose ari bugende asohoka yose turagenda tuyabagezaho uko arajya ajya hanze umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, njye ni Kedrick, wakoze kubana nanjye. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista.